ikaze mwese abadukurikiranye. Iyi ngiyi ni cano tuzajya tubagezaho uburyo umuntu ashobora kwiga piyano, gucuranga uburyo butandukanye, yaba ari amagemu yo mu ndirimbo zo mu gitabo cyangwa n'izindi zitandukanye. Ubu rero twabahitiyemo kubereka isomo ry'uburyo ushobora gutangira kwiga gucuranga umukunga ufashe amagemu. Ngira ngo muri kubona, reka mpere kuri kano k'akamoso. Urabona ni intoki eshatu zifashe aha, muri kubibona. Hanyuma ukongera ugafata gutya, ukongera ugasubira hejuru gutya, ugahita uza gutya. Urafata uku, uze gutya, uze gutya, uze gutya. Yes, noneho reka uburyo tugiye gufata yose murabikurikirana. Hano turagenda gutya, aha dufate gutya, hano dufate gutya, hano dufate gutya. Yes, noneho tugiye gutangira noneho agasomo ka mbere k'uburyo ushobora kuyacuranga. Reka ducurangane na biti, dushyiremo ingoma twumve. Murabona yuko uko ndi kugenda nyacuranga ni ya yandi naberetse, ashobora gukorerwaho umuziki utandukanye kandi ibintu byose bikagenda bijya mu buryo bicamo neza. Ngira ngo murabona yuko ayo naberetse ariyo n'ubundi turi kugenda ducuranga, nta yandi twahinduye cyangwa tujye kure. Murabona yuko ariyo ndi kugenda ncuranga. Murabona yuko uko nayaberetse niko ndi kugenda nyacuranga.
bacu rero turabashimiye, kandi mujye mudukurikirana mukande subscribe, turabashimira inkunga yanyu ukuntu mugenda mudukurikirana. Hanyuma rero iri somo kugira ngo turicuranzeho kugira ngo murebe uburyo ushobora kuyacuranga ariyo yonyine ubwayo kandi ibintu bikagenda neza. Tubifurije rero ibihe byiza n'umugisha w'Imana n'amahoro bijye biba kuri mwebwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu bihugu by'abituranyi ndetse n'abari mu migabane yose itandukanye. Murakoze cyane, turabakunda, Imana ibarinde, tubifurije ibihe byiza.